data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza no kubw'ijambo ryawe. Tugushimiye imbabazi n'ubuntu utugirira, tugushimiye urukundo rwawe udukunda, tugushimiye kubwa buri muntu wese mwami uri bube aduteza amatwi. Ntabwo ari twebwe ashaka kumva, ahubwo ni wowe. Ijambo riguturutseho mwami mwiza ryubake imitima yacu. Nanjye nteze amatwi kugira ngo mfashwe kubwa Mwuka Wera, nigishwe nawe kunyura mu ijambo ryawe. Imitima y'aba bantu bose igubwe neza, uvugane natwe abantu bamenye yuko ari wowe ugarura imitima yabo mwami. Utwemerere izina ryawe ryubahwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mwijeye bahereza umugisha. Uyu munsi turaganira ku mutwe w'ijambo nise ngo umukristo mu miyaga. Umukristo mu miyaga cyangwa se ubyite mu miraba. Umukristo mu muyaga cyangwa se mu miraba. Turaza gusoma icyanditswe kiri muri Matayo igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 22. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo turisha inyanja. Yikira mu bwato abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja. Ubwato burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo. Ubwato burengerwa n'umuraba, umuraba urangije wisuka muri bwo. Ariko we yarasinziriye. Yesu we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize turapfuye. Yego. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Arababaza ngo niki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera gukemwe. Mwaba afite kwizera gukemwe. Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja. Arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja. Biratuza rwose. Byose biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Baratangara bibaza ngo Yesu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Ndagira ngo mbwire abantu ngo umuyaga n'inyanja byumvira Yesu. My God, hallelujah. Hallelujah. Ndafashijwe. Uyu murongo wa 27 bawukomeze numve. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Ayiwe. Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Aka kajambo karamfashije cyane. Aya n'amagambo Matayo yanditse, ariko twigiye imbere tujya tubona na Mariko yarayanditseho, ndetse na Luka aza kuyandika iyi nkuru yabaye umugoroba. Muri iyi nkuru Matayo yanditse yashizemo ijambo rikomeye rivuga ngo niki kibateye ubwoba. Ariko ngo n'abantu baratangara bavuga ngo uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Ndagira ngo mbwire abantu baneze amatwi muri uyu mugoroba ngo hari abantu benshi batari bazi yuko umuyaga n'inyanja byumvira Yesu. Ushobora kwisanga nawe wari uri muri bo, uri ku rutonde rw'abantu batazi ko umuyaga n'inyanja nabyo byumvira uyu mwami. Haleluya. Ariko abangaba Yesu amaze gucyaha umuraba n'umuyaga, inyanja ituje, ngo barabimenye barangije baratangara. Abantu benshi iyo Yesu yamaze gucyaha umuraba n'umuyaga burya nabo baratangara. Si abantu benshi gusa, ahubwo ni twese. Twese iyo tubona umuraba ntabwo tuba tuzi ko Yesu afite ububasha bwo kuwucyaha. Abandi nanone iyo tubona umuyaga ntabwo tuba dutekereza ko Yesu yacyaha umuyaga, bityo bikadutera ubwoba. Twarangiza tukumva tugize ubwoba bwinshi. Ariko ngo akangutse yaravuze ngo niki kibateye ubwoba? Hanyuma ngo acyaha umuyaga n'inyanja ngo biratuza rwose. Bibiliya iceka kajambo kaba ngo biratuza rwose. Yesu ashime cyane. Amen. Bimaze gutuza rwose ngo abantu baratangara. Icyabatangaje nuko ibyo bintu batari babyiteze.
ntabwo bari biteguye kubona hari umuntu wacyaha umuyaga. Ntabwo babisingiraga ko hari umuntu wategeka inyanja igatuza. Umuhengeri wari wibirinduye, umuyaga wari wahushye, inyanja nayo yabaye inyanja yabahindutse. Noneho bagiye kumva bumva ngo bagize ubwoba ko bikangaga ko ubwato bugiye kugira gute, ubwato bugiye kurohama. Bose barangiza bakagira bate, bakarohama mu nyanja. Hanyuma babaye baraho, Yesu ngo abamukanguye baramukangura, turaza kubivuga mu buryo bwayo, ariko ngo arawucyaha, acyaha umuyaga. Hanyuma umuyaga amaze kuwucyaha ngo n'inyanja ngo biratuza rwose. Barangije baratangara. Ndagira ngo mbaze abantu baneze amatwi, buriya mu buzima bwa buri muntu agira umuyaga ahura nawo. Umuyaga iyo umuntu ahuye nawo ari igihe umuhuhu umubuza kujya imbere, ariko yarangiza agatwaza igitugu, akajya abona umuyaga wahushye n'imyenda ye, bamwe bakajya batya baba bafite imyenda yarirekuye cyane, agatangira agafata no ku myenda, abona umuyaga ubaye mwinshi agafata imyenda ye. Ndagira ngo mbwire abantu ngo mufate imyenda, igihe cyose muzajya mwumva mwahuye n'umuyaga, muzafate umwenda mutazisanga mwambaye ubusa. Iyo umuyaga wahushye, umuntu yiyambariye ijipo nini ngari ifite ukuntu imurekuye, hari ubwo ajya kubona akabona umuyaga urayibeyuye. Mu muyaga rero abantu bafata imyambaro kugira ngo batisanga bambaye ubusa. Kandi mwibuke ko imyambaro yacu ari imirimo yo gukiranuka y'abera, ntibatakaza imirimo. Iyo umuyaga wahushye, noneho umuyaga ngo uhushye, Yesu awucyashye ngo baratangara. Uzi neza ko mbitekereza nkasanga nawe unteze amatwi ushobora kuba hari ibintu utatekerezaga ko Yesu yacyaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ukaba uri aho, yenda mu rugo rwawe hari umuyaga wijiyemo, yenda mu buzima bwawe hari umuyaga wijiyemo, yenda mu mubiri wawe hari umuyaga w'indwara wijiyemo, kikaza ari nk'umuyaga, ariko ukaba uri aho udafite ibyiringiro, udatekereza ko Yesu yagira ate, yacyaha uwo muyaga. Cyukora nyuma y'igihe Yesu yamara kuwucyaha, nawe ugatangara mu batangara. Uzi igihe umuntu ukorerwa igitangaza atangaranye n'ababonye igitangaza cyakozwe. Nuko ngo ababonye ko igitangaza kibaye baratangaye, ariko ngo na ba nyiri kugikorerwa baratangara. Haleluya. Haleluya. Imana igutangaze ikora igitangaza kandi ku buzima bwawe. Haleluya. Icyaha umuyaga, icyaha umuraba, icyaha inyanja, abantu tugendana tuvugana baneze amatwi, ndimo ndavuga ngo Imana icyaha umuyaga mu buzima bwawe, haba muri business yawe, haba mu kazi kawe, haba mu mubiri wawe, haba mu rugo rwawe. Yesu acyaha umuyaga. Niba utari uzi ko afite ubushobozi bucyaha umuyaga, ndagira ngo ubwire ngo Yesu afite ubushobozi bucyaha umuyaga. Utazatangara nk'abandi batangaye bakavuga ngo mbese umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Nsubiriza umuntu mwegeranye umubwiye ngo yego nabyo biramwumvira. Yego nabyo biramwumvira. Ibintu umuntu atazi ko byumvira Yesu, ndagira ngo uyu mugoroba mbabwire ngo nabyo byumvira Yesu. Biramwumvira. Indwara utazi ko zumvira Yesu, ndagira ngo ubwire ngo nazo zumvira Yesu. Ziramwumvira. Ubukene utazi ko bwakumvira Yesu, iyo umuntu avuze ubukene aba avuze ijambo rigari. Ubukene buva mu kintu cyitwa gukenera. Yego. Ni ijambo ryitwa gukenera. Iyo umuntu afite icyo akeneye aba ari umukene kuri icyo. Rero ndimo ndavuga ngo hari abantu batazi ko ubukene bafite nabwo bwumvira Yesu. Hari abantu batazi ko intambara bafite nazo zumvira nde? Yesu. Hari abantu batazi ko ibibazo bafite nabyo byumvira nde? Yesu. Hari abantu batazi ko indwara bafite nazo zumvira nde? Yesu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwanditsi
Matayo aravuga ngo abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Ese twibaze Yesu ni muntu ki? Yesu ni muntu ki uw'imiyaga yumvira? Yesu ni muntu ki uw'imiraba yumvira? Yesu ni muntu ki uw'inyanja yumvira? Inyanja niyo bari barimo. Yego. Ese wowe uri mu yihe nyanja kandi nayo yaguhindutse? Wahuye n'uwe muyaga mu rushako rwawe? Wahuye n'uwe muyaga mu buzima bwawe? Wahuye n'uwe muyaga mu mibereho yawe? Ese wizera ko umuyaga wahuye nawo wumvira Yesu? Ese wizera ko umuraba wahuye nawo wumvira Yesu? Uramwumvira. Ese urizera ko inyanja nayo yumvira Yesu? Ni muntu ki uw'imiyaga yumvira? Ni muntu ki uw'imiraba yumvira? Ni muntu ki uw'inyanja yumvira? Uyu Yesu tuvuga ni umwana w'Imana isumba byose, niwe utegeka isi n'ijuru. Ni umwami, Bibiliya imwita umwami w'isi n'ijuru. Yego. Uyu niwe wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yego. Baba baruhijwe n'imiyaga, Yesu yiteguye kubaruhura. Amen. Baba baruhijwe n'indwara, Yesu yiteguye kubaruhura. Arabaruhura. Baba baruhijwe n'ibyaha, Yesu yiteguye kubaruhura. Baba baruhijwe n'ibibatwaza igitugu n'uburetwa abanyegiputa babakoresha, Yesu yiteguye kugira ate? Kubaruhura. Ni muntu ki? Ni umwana w'Imana, ni umwami w'amahoro, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Ni igishyitsi cya Dawidi. Uwo nguwo niwe imiyaga yumvira, inyanja nazo zikagira zite? Zikamwumvira. Ariko iyo umukristo ari butsindwe mu ntambara, ndavuga umukristo mu muyaga, iyo umukristo ari butsindwe mu muyaga, aba atizera ko Yesu ashoboye gucyaha umuyaga. N'abano bari muri ubu bwato, icyatumye batangara nuko batari babyizeye. Ariko Imana ishime ko muri ubu bwato hari harimo umwe wagiye kumukangura. Ntabwo yamukanguye gusa, birashoboka ko yatekerezaga ko hari icyo Yesu yakora. Iyaba mu buzima bwawe, ndavuga mu muryango wawe no mu rugo rwawe, iyaba harimo umuntu wizera ko Yesu hari icyo yakora ku miyaga, nibura akagenda akamukangura. Umva ijambo numvishe. Iyaba mu muryango wanyu aho muvuka, iyaba harimo umuntu wizera ko hari icyo Yesu yakora ku muyaga, ariko igituma abantu batangara bakavuga ngo uyu ni muntu ki, bisa nkaho batamuzi. Iyo umuntu akubwiye ngo ni muntu ki, aba asa nkaho atamumenye. Musobanurire, uyu ni muntu ki? Imiyaga n'inyanja nabyo biramwumvira? Yego, Yesu w'i Nazareti biramwumvira. Ndagushubije, yego biramwumvira. Ariko nanone nkavuga ngo harahirwa ubwato. Mantele, haleluya. Harahirwa ubwato burimo umuntu uzi ko Yesu mu byo ashoboye n'imiyaga irimo n'inyanja, bene uwo muntu azagenda anamukangura. Haleluya. Ariko udafite ibyo byiringiro, udafite uko kwizera, ndababwiza ukuri, ntiyajya no kumukangura. Hari imiryango ihura n'imiraba n'imiyaga, gasanga iwabo yenda bakunda gupfa babyara, ugasanga iwabo se barakenyuka, ugasanga iwabo se bahuye n'ikindi kinyago runaka se, mbese hakagira umuyaga winjira. Ariko umuyaga ukinjira mu muryango, muri uwo muryango nta muntu n'umwe uzi ko Yesu ashoboye kugira icyo akora ku miyaga. Ariko igihe abantu bamaze gusobanukirwa ko hari icyo Yesu yakora ku muyaga, mu muryango wabo hagira umuntu ujya gukangura Yesu. Ubu rero bwari ubwato. Bibiliya
baravuga ngo Yesu yikira mu bwato cyangwa yinjira mu bwato ngo abigishwa be bajyana nawe. Ariko babaye bakigenda ngo umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwenda kurengerwa. Aba bigishwa bari bari kumwe na Yesu mu bwato, Yesu arimo. Ntabwo bari bazi ko Yesu yagira icyo akora ku miyaga. Umuyaga uje bafata ibintu bavomesha bakajya badaha amazi yiroshe mu bwato bayasubiza mu nyanja. Ndatekereza bamwe barakoze nk'ibyo kwa Yona igihe yari ari mu mujyi, bakajya baterura imifuka yari iri mu bwato kuko buremerewe bakajugunya ngira ngo mu nyanja, bagira ngo inyanja ubwato cyangwa se inkuge yorohemo. Iyo bari bazi yuko Yesu afite icyo yakora ku miyaga, bari buhite bajya kumukangura. Ariko hari igihe abantu batinda, hari igihe abantu mu muryango bahura n'umuyaga bagatinda kujya gukangura Yesu. Abantu mu muryango wabo bakaba bahuye n'umuyaga bakarwaza kanseri, umuntu umwe wa kabiri wa gatatu. Yesu urumva atari umuyaga wijiye? Hanyuma se waba uzi ko Yesu hari icyo yakora ku muyaga? Umunsi wamenye ko Yesu hari icyo yakora ku muyaga, uzagenda umukangure. My goodness, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni ikihe kirwara cyinjiriye umuryango ku buryo mubona ari nk'umuyaga? Icyo ngicyo n'ubu ubizi ko hari icyo Yesu yakora ku muyaga, uzagenda ukangure Yesu. Yego. Ariko abantu batazi ko Yesu hari icyo yakora ku miyaga ntago bajya kumukangura. Mu yandi magambo, babana imiyaga. Va mu buzima bwo kubana n'imiyaga udakangura Yesu, winjire mu buzima bumenya ko Yesu hari icyo yakora ku muyaga, hari n'icyo yakora ku nyanja igatuza. Hanyuma nurangiza ujye gukangura Yesu. Jya kumukangura, mbyita kumuhendahenda, kumwinginga, gusenga. Wafata umwanya ukajya imbere ya Yesu ukamubwira uti mwami Yesu, dore narwaye ikirwara iki n'iki, cyangwa mu muryango wacu harimo ikibazo iki n'iki, mwami Yesu tabara. Uyu mwanditsi aravuga ngo ariko we yari asinziriye, baraza baramukangura. Ndashaka undi murongo ari kuvuga kimwe n'ibi muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 35. Umurongo wa 26 hano twavugaga bataradusomera hariya, haravuga ngo arabaza ati niki kibateye ubwoba? Usika abantu bashobora guhura n'ikintu kikabatera ubwoba, ndavuga mu muryango wabo cyangwa se umuntu mu buzima bwe cyangwa umuntu mu rugo rwe. Genda bafite umuntu bumva batekereza cyangwa bakeka ko ari ubaroga, ko ari wowe barogesheje, ko ari ubohereza amahembe, ko ari ubohereza iki, hanyuma runaka yapfuye, none na runaka yafashwe, hari umuyaga winjiye. Ariko se muri uwo muryango hari umuntu utekereza ko hari icyo Yesu yakora kuri uwo muyaga n'iyo nyanja ngo bituze? Niba uwo muntu ahari, murahirwa, ntacyo muzaba. Uwo muntu nakangura Yesu, Yesu agakanguka, Yesu azarambura ukuboko, azacyaha umuyaga, acyahe n'inyanja, byose bituze, abantu batangare. Ariko niba nta muntu uhari, ibyo babohereza nk'amarozi bizabamara. Kubera iki? Kubera ko nta bantu bizera ko uwo muyaga w'amarozi n'amahembe n'amagini n'ibindi hari uwawucyaha. Iyo abantu batazi ko hari icyo Yesu yabikoraho, batinda kumukangura. Nk'ababona n'udusorori, ndababona n'utubakure, ndababona n'utujyaga, ndababona n'utubase, bari mu bwato badaha amazi. Uko umuhengeri wikubita uraroha amazi mu bwato, nawe bafite utubafu barimo baradaha amazi yari mu bwato, bayagira bate? Bayasubiza mu nyanja. Abo tujyaga badaha amazi basubiza mu nyanja, inyanja nayo yibirindura, umuraba ukongera ugasukamo ayandi mazi. Noneho Bibiliya yavuze ngo ubwato bwenda kurengerwa, baradashye ariko umuraba urabaganza, umuhengeri urabaganza, amazi aba menshi, ubwato bwenda kurengerwa. Bwarinze bwenda kurengerwa, nta muntu n'umwe uratekereza ko yajya gukangura Yesu, kandi Yesu yari ahari.
uyu munsi ikintu ushaka kubwira abantu ni uko kuba Yesu ahari bitabuza imiyaga kuza mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, mu kazi kawe. Kuba Yesu ahari ntibyabuza umuyaga kuza, ariko iyo umenye yuko hari icyo ashoboye gukora ku muyaga, Yesu ahita agira ate, uragenda ukamukangura, yarangiza akaza akawucyaha. Ikibazo ni ikihe rero? Ni uko utabimenya. Iyo badusomeye uwo murongo rero bavuze ngo niki kibateye ubwoba. Reka badusomere hariya navuze muri Mariko. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Yesu aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye. Yego. Arababwira ati twambuke tujye hakurya. Haleluya. Yesu ngo kuri uwo munsi bugorobye, ni umunsi umwe n'uriya, ariko ngo bugorobye ngo arabaga ngo mureke twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo. Haleluya. Amen. Ni bwa bwato yahozemo. Haleluya. Yenda ibihe byatumye yabusohokamo, ariko igihe kiragera bamuzana mu bwato yahozemo. Ushobora kunyumva wari warahuye n'ibihe bigakura Yesu muri wowe ugatakaza agakiza, ariko igihe cyose umuyaga waje, ubwato Yesu yahozemo barongera bakabumusubizamo akagaruka. Amen. Ushobora kuboneza amatwi, Yesu yari yaravuye muri ubwo bwato. Mu mutima wawe, mu gakiza kawe, Yesu atashime cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuboneza amatwi, Yesu yari yaragize ate, yari yaravuyemo. Ariko mu bwato yahozemo, ubwo bwato bwari buzi imirimo ya Yesu. Mu bwato yahozemo, ubwo bwato bwari busobanukiwe icyo Yesu agira ate yakoze, cyangwa n'ubushobozi Yesu agize ate afite. Mu bwato Yesu yahozemo. Haleluya. Amen. Yabuhozemo, ariko bundi twakwibaza yabuvanywemo n'iki? Ndagira ngo mbwire ubwato Yesu yahozemo ko bwakongera kumugarura mu bwato, kuko imbere hari imiyaga. Bamaze kumugarura aba barahirwa, bamugaruye mu bwato yahozemo. Nubwo bamugaruye batabizi ko imbere bari buhure n'imiyaga, ariko bahise bahura n'imiyaga. Ndimo ndavuga ngo hari ikibazo gikomeye iyo bahura n'imiyaga bataragarura Yesu mu bwato. Hari abantu baba bari aho akaba yaraguye, ibintu by'agakiza yarabivuyemo, ibyo gusenga yarabiretse, atabizi ko imbere hari imiyaga, hari imiraba, inyanja yenda kwibirindura, hanyuma we agakomeza akagenda mu buzima budarimo Yesu, Yesu atari mu mutima we cyangwa atari mu bwato bwe. Hanyuma agahura n'umuyaga ataragarura Yesu mu bwato, agahura n'ibirwara ataragarura Yesu mu bwato, agahura n'ibitambara ataragarura Yesu mu bwato. Yewe muntu wahoranye na Yesu mu mutima wawe, hanyuma Yesu akaba yarasohotse mu mutima wawe, hurura vuba ugarure Yesu mu mutima yahozemo. Imiyaga itaraza, imiraba itaraza, inyanja zitaraza. Haleluya. Amen. Ndumva umutima wanjye ufashijwe. Bamugarura mu bwato yagize ate yahozemo. Ubwato yigeze kwicaramo, ubwato yigeze kugendamo, ubwato yigeze guturamo, ubwato yigeze kubamo, babumugaruyemo. Umva igitego gikomeye batsinze. Batsinze igitego cyo kugarura Yesu mu bwato umuyaga utaraza. Yego. Urabona hari abantu baneze amatwi, yarigeze kuba afite Yesu mu mutima we. Nimvuga Yesu umutima wawe wumva agakiza muri wowe, hanyuma igihe kikaza kugera agakura Yesu cyangwa akava mu gakiza, akava mu gakiza, agakiza kakava mu mutima we. Agakiza kamara kuva mu mutima we, akaba ari ahatabizi ko mu minsi iri imbere yeda hari nk'ibintu bigiye kuza nk'igitero cy'amahembe, bakamuroga, hakagira ibyo bamutongera, cyangwa se bakabyohereza umwana we, cyangwa se bakabyohereza umugore we, cyangwa se bakabyohereza umugabo we, ariko hakazaza umuyaga ataragarura Yesu. Bantu bari barakuye Yesu mu mutima,
nimugarure Yesu mu mutima imiyaga itaraza. Bantu bari barakuye Yesu mu bwato, nimumugarure mu bwato yahozemo imiyaga itaraza. Nge ndumva hari abantu barimo gufashwa, ndumva hari abantu barimo kunyumva. Nanjye ndafashije. Yesu ashime cyane. Bagarure Yesu mu bwato imiyaga itaraza. Aba rero ni abahanga, aba rero ni abahanga ntarabonaho cyane. Babaye baraho bamugarura mu bwato yagize ate? Yahozemo. Basiga abantu ariko ngo bamujyana mu bwato yahozemo. Buriya kubwo yahozemo aribwo bubabaje kuruta ubwo atarakandagiramo cyane, kuko ubwo atarakandagiramo bufitiwe ibyiringiro yuko azanabukandagiramo, kuko inkoni ihiriye umuntu agakiza akakirira igihe cyane. Ijuru riba rigifite uko rimutekerezaho ariko nta n'ibyaha riba rimubaraho. Ibintu byose biba bimubona nk'umuntu nyine utarakizwa, utaramurikirwa n'umucyo, utaravirwa n'uwo mucyo. Ariko ubwato Yesu yahozemo yarangiza akabuvamo, umwanzuro ugarura Yesu mu bwato wari umwanzuro ukomeye. Hanyuma arangije bamuzana muri bwa bwato yahozemo, ngo kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu nyanja, kugeza aho ubwato bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye. Bene data bakundwa, aho Yesu wawe ntiyaba asinziriye aryamye, imiyaga se niza, uragira ngo kanseri izahatange Yesu? Uragira ngo amahembe azahatange Yesu? Ibyo bintu byose mvuga n'ibindi navuze, uragira ngo amadeni azahatange Yesu? Uragira ngo cyamunara zizahatange Yesu? Ibyo bintu byose mvuga ni imiyaga, ariko Yesu akwiriye kubanza kwinjira muri ubwo bwato, kwinjira mu mutima wawe, kugaruka mu mutima wawe imiyaga itaraza. Yego. Aba rero babaye abanyabwenge bamushyiramo baragenda. Bigiye imbere ngo ishuheri y'umuyaga iraza, ngo yarasinziriye, ngo ibwerekeza aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, yego mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Ntubyitayeho Mwami Yesu? Ntubyitayeho ko dushize? Ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Ntubyitayeho ko amarozi abaye amarozi? Ntubyitayeho ko imiyaga ibaye imiyaga? Mwami Yesu ntubyitayeho? Hari abantu bamumenye, bazi imbaraga ze, bazi ubushobozi bwe, bamusogongeye, bahuye nawe, bashobora kongera kumukangura bakavuga bati, mwigisha we ntubyitayeho? Ntubibona ko amadeni abaye amadeni? Yego. Imiyaga ibaye imiyaga, imiraba ibaye imiraba, indwara ibaye indwara, wowe ntubyitayeho? Hagira abantu bakangura uyu mwami mu izina rya Yesu. Haleluya. Hagira abantu bongera gukangura Yesu. Haleluya. Hagira abantu bamukangura, abamuzi, abamumenye, abigeze kumubona, abigeze kumwumva. Iki ni cyo gihe kugira ngo bamukangure. Haleluya. Bamubaze ngo, mwigisha wowe ntubyitayeho? Kw'indwara ari indwara, kw'ibyorezo ari ibyorezo, n'ubushita ko bwahageze, mwigisha wowe ntubyitayeho? Hagira abantu bamubwira byiteho. Yesu ashime cyane. Hagira abantu bamubwira byiteho, bamubwira bati n'ubushita bwagize bute? Bwahageze. None wowe ntubyitayeho? Uzi ubushita buramutse budufatiye abana, abanyeshuri, bukagera no mu mago mu babyeyi, igihugu cyose ukabona kiroramye mu kintu cy'icyorezo. Ariko habaye hari abantu bazi ko hari icyo Yesu yakora no kubushita, bamukangura. Yesu ashime cyane. Amen. Haleluya. Hagira abantu bakangura Yesu w'i Nazareti, bamubwira bati, twarakumvishe i Betaniya kwa Lazaro, twarakumvishe kandi uzura Tabita mu mbaraga nyinshi. Igihe Petero yagendaga bakamwereka imipira, bavuga bati, Yesu turakuzi, twarakubonye. None ntubyitayeho ko imiyaga ibaye imiyaga, inyanja ibaye inyanja?
basenge, binginga Imana, bahamagare Yesu, bamwereke imiyaga, bamwereke ibirwara by'ibyorezo, bamwereke amadeni, bamwereke umwiryane hagati mu muryango, umugore n'umugabo batumvikana, abana batakigira bate, hagira ibintu abantu bereka Yesu. Ariko ngo bo baragiye baba bahanga, baramukangura bamwe bati se ntubyitayeho. Akangutse acyaha umuyaga. Yesu rero akangutse ahita awucyaha, abwira inyanja ati yego ceceka utuze. Ayiwe Mana we, haleluya, amena. umva akajambo keza ngo abwira umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. ariko se uyu mugabo ko afite ubutwari ese n'inyanja ziramwumva? Hako uyu ni muntu ki? Umwami batamenye. Bibiliya ivuga ngo yaje mube ngo ariko abe ntibamwemera, ngo ni umucyo waviriye mu mwijima, ngo ariko umwijima niwo umenya. Nicyo gituma batamukangura ngo bamubwira cyangwa umuyaga, ariko afite ubushobozi bubwira inyanja ngo nyanja ceceka utuze. Tuza. Yabwira rero n'ubushita ngo bushita ceceka ugira ute? Utuze. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Ndumva namukomera amashyi uyu mwami w'amahoro. Ngo abwira inyanja ati ceceka ugira ute? Utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Umva ikintu kibateye ubwoba ni ukutizera. Ariko ngo arababaza ati niki kibateye ubwoba? Nimurizera. Ese ntabwo murizera? mu yandi magambo bamaze kwizera bashira ubwoba. Yesu ashime cyane. Amen. Haleluya. Baramutse bamaze kwizera bashira ubwoba cyane. Bashira ubwoba bakavuga bati n'ubushita buragira bute? Buragenda. Ese covid niyo yabasize? Ntiyagiye se? Hari ibintu byinshi byagiye. Ese Ruzagayura ntiyagiye? Yararangiye. Turokomese ntiyagiye? Warwaye ryari? Ntiyagiye? Hari imiyaga yagiye iza ariko ifite uburyo yatuje. Yesu ashime cyane. Amen. Ndimo ndavuga ngo arabaza ngo ntimurizera? Ngo baratinya cyane. Baravugana bati mbega uyu muntu ni muntu ki? Utuma umuyaga n'inyanja biramwumvira. Uyu muntu utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira ni muntu ki? Ndagira ngo mbabwire ngo n'ubushita yabubwira kandi bwamwumvira. Ndagira ngo mbabwire ngo n'indwara zindi yazibwira. Ndagira ngo mbabwire ngo n'umwiryane uri mu muryango hagati y'umugabo n'umugore yawubwira. Ahubwo akeneye abamukangura bakamubwira bati we ntubyitayeho kandi urugo rwenda gusenyuka, wowe ntubyitayeho. Ndagira ngo ngire abantu numva biyemeza mu mutima kumukangura kugira ngo arebe imiyaga yabo mu buzima bwawe, mu rushako rwawe, mu kazi kawe, mu cyerekezo cyawe. Kangura Yesu wawe, afite ubushobozi. Niba wari ku rutonde rw'abatari bazi yuko afite ubushobozi, uzatangazwa no kubona Yesu abamukanguye yaracyashe imiyaga yabo. Amen. Ndavuga mu mibereho, ndavuga mu mikorere, ndavuga mu buzima bwa buri munsi, mu ibirwara n'ibindi bisenya amago, bisenya n'umuryango. Reka dusome ikindi cyanditswe kimwe dusoze, kiri muri Yesaya 43. Turagicamo gusa, ariko nshaka kuvuga iki muri iki cyanditswe. Ndashaka kuvuga ngo Yesu ntiyigeze adusezeranya kunyura mu buzima butabamo imiyaga. Ntabwo yigeze adusezeranya ko tutazahura n'imiriro. Ntiyigeze adusezeranya ko tutazahura n'imvura. Ntabwo yigeze adusezeranya ku buryo twavuga ngo Yesu warahemutse ubwo diabete yahageraga, cyangwa se kanseri yahageraga, cyangwa se iki cyahageraga. Oya, ntabwo yigeze adusezeranya ko tutazahura nabyo, ahubwo yadusezeranyije yuko tutazahitanwa nabyo. Yego. Soma uwo murongo twihute. Ariko noneho Uwiteka akuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye. Arakumara ubwoba ngo witinya kuko nagucunguye. Naguhamagaye mu izina ryawe. Aravuga ngo naguhamagaye mu izina ryawe. Uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo yamusezeranyije ko atazigera ahura n'amazi, ahubwo yamusezeranyije yuko nanyura mu mazi azaba ari kumwe nawe. Yesu ashime cyane. Amen. Ni ijambo ryonyine nashakaga. Aravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi nizagutembana. Yandi magambo y'imigezi azahura nayo, ariko nuca no mu migezi ntabwo izagutembana. Nunyura no mu muriro ntuzashya. Ntabwo
uzabaho mu buzima budahura n'imiriro, ahubwo nunyura no mu muriro ntabwo uzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, ndetse ibirimi byawo ntibizagufata, nk'uko ba Shadraka, Meshaki na Abedenego ibirimi by'umuriro bitigeze bigira bite, bitigeze bibafata. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibirimi by'umuriro ntibyigeze bigira bite, bibafata. Si uko batari kumwe na Yesu, kuba barabajugunye mu itanura ry'umuriro kandi kuba imiyaga barahuye n'umuyaga si bisobanuye ko umuntu atari kumwe na Yesu. N'abariya mu bwato bari kumwe na Yesu, ariko bahura n'umuyaga, bahura nayo. Cyokora nta gihemu Yesu afite, kubera ko ntiyigeze abasezeranya kutazahura n'imiyaga. Icyo yabasezeranyije yaravuze ngo nunyura no mu muyaga nzaba ndi kumwe nawe, nunyura no mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Mu yandi magambo, kuba hamwe na Yesu mu itanura ry'umuriro ni igitangaza, ubwacyo ni igitangaza. Ikibi ni uko wajugunywa mu itanura ry'umuriro Yesu mutari kumwe, aho washye ugakongoka n'amagufwa agashirira. Ariko bakunaze muri kumwe na Yesu, bakakunaga mu rwobo rw'intare uri kumwe nawe, yabumba iminwa y'intare. Ni Bibiliya. Ni ba Daniyeli, ni ba Shadraka bageze mu rwobo rw'intare, Daniyeli avayo. Bageze mu itanura ry'umuriro, ba Shadraka bavayo. Bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo isezerano bari bafite ari ryo kudahura n'umuriro, ari ryo kudahura n'urwo rwobo rw'intare, ahubwo isezerano bari bafite ryari ry'uko nibanyura mu muriro batazagira bate, batazashya. Ese nawe wizeye Yesu utyo? Wizera ko nuhura n'imiyaga iyo miyaga itazagutembana? Wizeye ko nunyura mu muriro umuriro utazashya? Wizera ko niyo wagera mu rwobo rw'intare utazagira icyuba? Yesu rero hahirwa bafite ibyiringiro muri we, bamufitemo ibyiringiro, abo barahirwa bafite kwizera, barahirwa bamukangura, barahirwa bamubwira. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Barahirwa bamubwira, bakamukangura, bakamubwira bati we ntubyitayeho kandi turwaye, we ntubyitayeho kandi turembye, we ntubyitayeho kandi ubukene butumereye nabi, ese ntubyitayeho kandi indwara zitumereye nabi. Kanza bakamukangura bakabwira Yesu. Mu ndirimbo z'agatabo sinzi kuririmba, muzambabarire, ntago ndi umuririmbyi, nta nubwo nzi kuririmba rwose. N'ubu ibyo ngiye gukora rwose nibara pe, nabaho kuririmba sinzi rwose, ni ibintu bitari ibyanjye. Abaririmbyi baje ndababisa nigirayo pe, ariko kubera iri jambo nari ndimo mbigisha, ndashaka kugira akantu nkurayo. Nigeze kumva abaririmbyi bakaririmba, je sindabiririmba, sinanabiririmba, sinzi no kubiririmba, ariko nigeze kumva baririmba bavuga ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe nshuti. Mwabyumvise ko ntazi kuririmba, ariko ngo bibwire nde? Yesu. Hagira abantu babibwira Yesu mu izina, haleluya. Hagira abantu bamukangura, babwira Yesu, bamubwira intimba ze, arashoboye. Ntigeze kumva abandi baririmbye nabo baririmba, bagiye batya turongeye kumva numva bararirimbye. Je rero iyo baririmbye ndafashwa, ariko iyo ndirimbye je simfashwa, mba numva amajwi yanjye yanze. Barende bararirimba baravuga ngo imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Urumva? Uyu muririmbyi nawe yageze aravuga ati ariko imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ariko ni nawe aririmbye aravuga ngo bibwire Yesu. Manderebo aha ndahagera nkafashwe nkavuga ngo rero nawe bibwire Yesu ibikurushya umutima, ibikugora n'ibikubangamiye byose. Mugiye kunyemerera dusenge, nsengere we wizeye. Ushobora kuboneza amatwi umaze igihe urwaye, umaze igihe imiyaga yaragabye igitero mu rugo rwawe, hari imiyaga ikubuza amahoro, hari imiyaga ikuzengereje, hari imiyaga itakoroheye mu mutima wawe. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo ngusengere, nsengane nawe iri sengesho ryiza rigufi, ariko ribwira Yesu ngo acyahe iki imiyaga, acyahe umuraba, acyahe inyanja, urugo rwawe rutekane, umugabo n'umugore bongere guhuza,
abana bongere gusubira mu murongo. Amen. Abari bamaze guta icyerekezo n'indangagaciro bose basubire mu ndangagaciro z'umuryango wawe. Abataye za gikristo nabo basubire mu ndangagaciro za gikristo. Ndagira ngo sengane nawe ariko tubwira Yesu, ngira abantu mfatanya nabo, ngira abantu mfatanya nabo, hagiye abantu bamaze kubyumva bumva bafashijwe n'ijambo. Ndagira ngo dusengane iminota nk'ibiri 3-5, aho uri hose uzamura isengesho, ugira ikintu ubwira Yesu, utakambira uyu mwami, umwinginge yivange mu buzima bwawe, acyaha umuraba, acyaha umuyaga, acyaha inyanja, maze wumva amahoro mu mutima wawe, wumva amahoro mu rugo rwawe, cyangwa wumve n'amahoro mu kazi kawe no mu rubyaro rwawe. Data mwiza, mu izina rya Yesu, duhuje umutima, turaguhamagara mwami Yesu, kugira ngo ucyahe umuyaga, ucyahe umuraba, ucyahe n'inyanja, byose biduturize, abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Turacyaha n'umuraba w'icyorezo cy'ubushita twumva, turagicyaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dusenga mwami, turagusaba kugira ngo uhaguruke urambure ukuboko kwawe, ucyahe n'ubushita, ucyahe n'indi miraba n'indi miyaga yose ihura n'abana b'Imana, ndetse ihura n'abarokore n'ubwoko bw'Imana n'imiryango yabo n'abavandimwe n'inshuti, mu izina rya Yesu Kristo mwami. Amago yendaga gusenyuka, reka ikiganza cyawe mwami gicyahe umuraba n'umuyaga wendaga gusenya amago, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amago n'imiryango yendaga guterezwa icyamunara, ndarambura ukuboko mu izina rya Yesu, ndacyaha iyo miraba mwami mwiza, ndacyaha umuyaga, utuze mwami wanjye, ubakize icyo cyamunara. Nsenga, ndahamagara imbaraga z'Imana ziturisha inyanja, ndahamagara imbaraga z'Imana ziturisha imiraba, ndahamagara imbaraga z'Imana ziturisha imiyaga, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, kugira ngo abarwayi bakire, kugira ngo abantu babone ihumure riguturutseho mwami, mu kazi kabo babone ihumure, mu miryango yabo babone ihumure, ingo zisenyuka zongere zubakike, kandi waravuze ngo dore nzongera nkubake kandi uzaba wubakitse mwami. Rambura ukuboko kwawe mwami Yesu, ucyaha imiyaga, ucyaha imiraba, kugira ngo imiryango isubirane, abana mu miryango basubirane indangagaciro, ubuzima bwongere mwami bugaruke mu miryango, abana b'Imana bongere kumva bishimira mu mwami. Mwaye icyubahiro kuko uri uwera, mwaye icyubahiro ko ari wowe wacyashyuye umuyaga n'inyanja igatuza. Abana b'abantu baratangara ngo kuko batari bazi yuko umuyaga n'inyanja bikumvira. Uyu mugoroba mwami tumenye yuko imiyaga n'inyanja bikumvira, niyo mpamvu dusengeye abarwaye ngo ucyahe imiraba y'indwara, dusengeye mwami abarushye n'abaremerewe ngo ucyahe imiraba y'ibibaruhije, mu izina rya Yesu umwana w'intama w'Imana. Ubuntu bwawe, ikiganza cyawe, imbaraga zawe, ijambo ryawe ngo ubasha gukora ibiruta n'ibyo dusaba, ngo n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami, turasenga kugira ngo ucyahe imiyaga, ucyahe imiraba, abana b'Imana mwami mwiza babona amahoro mu mibiri, mu mitima no mu miryango yabo. Izina ryawe ryubahwe mwami, nawe uhwanye nawe, witwa isumba byose, witwa ishobora byose, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, uri umutware w'isi n'ijuru mwami. Mu izina rya Yesu tegeka, ganza, yobora mwami, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwami bwawe buze, waravuze ngo nidusenga tujye tuvuga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe iyo buje abantu bakira indwara, uwo muyaga ukavaho. Ubwami bwawe iyo buje bukora igitangaza n'icyamunara kikavaho. Ubwami bwawe iyo buje bukora igitangaza n'ingumba zikabyara. Ubwami bwawe iyo buje bukora igitangaza, abana b'Imana bakabona mwami amashimwe mu mitima yabo. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rikomeze kubahwa, mu izina rya Yesu umwana w'intama w'Imana. Amen.